day 2 muri rusange ni ntabwo bimenyerewe mu Rwanda, twe tuzi ko umuntu akora igitaramo kimwe bikarangira. Natwe dutegura niko twe tuzi ko dutegura igitaramo nyine cyo celebrating 20 years bigahita birangira, ariko bitewe n'uko amatike yahise agurwa n'uko ibintu byagenze, kandi icy'ingenzi ni ukumva abafana bawe n'ibyifuzo byabo, twese dufata umwanzuro wo gutangira gutekereza uburyo twafata stade, ko twabonaga ari nayo cyane abantu bashaka, no kugira ngo naharya hejuru burya ibiciro byo biba ari bito cyane, kugira ngo umuntu wese n'uturutse hanze ya Kigali n'uturutse he wese abone umwanya. Ariko birumvikana gutegura igitaramo cya stade ntabwo byari bitabikunda mu gihe cy'ukwezi. Amatike yashize tariki 3 z'uku kwezi, n'iminota 5 z'uku kwezi. Birumvikana ko mu byumweru 3 tutategura igitaramo muri stade, ariko tugira amahirwe yo kubona ubundi bugira izindi nama zitandukanye, yaba namwe abanyamakuru, hari benshi hano babimbwiye, navuganye na benshi girwa ibibazo bimwe. Twari dutangiye ikijyanye n'ubukwe byo si byo, icyo gite tukibana icyo gite tugisimbuka. ikindi yarambajije n'ikijyanye aho gire narabufite ahubwo congratulations. Yego kandi uzatubwire tuzi ubwo byatangiye buriya natwe. So hari ikindi warumbajije ari nkobaje ni imyaka 20 maze ukora imiziki. Indirimbo ya mbere wakoze kuba zari hit, ubu ko waririmbyemo ubwo umwana yaravutse afite imyaka 20 nawe azaza mu gitaramo, ariko si nyuma yaho ngaho what next mu muziki? King James bahoze bareklama cyane, barabo mpuzamahanga bite ise ni Muranzi Yesu no Mitso Boy P Onika Swez mwashaka basuza ono mugisha kandi ikomeze ibarinde nidege mu TV chimiro ko sabamwe byimo ukora byose. Aujourd'hui tout aussi tout ce moment at this moment je suis avec moi-même ndanga imbere yanyu mureba muri Movenic Park, Movenic Peak adese baranyishyuye ndayivuga ko nshaka Movenic Peak Hotel anga Kacyiru. Naje muri press conference ya King James asaro umuriza James yo kwiza imyaka 20 amaze mu muziki. Bareke basare ni baruhe basale iba irihe imani birihe ibirihe ibyo baburetse bakurajya kwifuta baretse ihe imani birihe. Yitwa Kurari Ambassadors of Christ. Ambassadors tugufitiye igitaramo cyo kwiziza imyaka 30 tumaze tubagezaho indirimbo zazaremba Uwiteka, indirimbo zo guhimbaza ijambo ry'Imana, indirimbo zirata umuremyi umwami wa twese. Amatike azagera hanze tariki 5 z'ukwezi kwa 6 2026. Nahagera mwese muzitabire kugura kugira ngo muhabwe icyo bita akanyoroshya. Ukeneye amakuru arambuye ni 0787837802. Uwiteka niwe wanditse aya mateka, muzati wubakane nka Kurari Ambassadors. Uyutame katwishimire umuremyi wa twese, imyaka 3 tumaze dusingiza Uwiteka Imana yacu. Ndabanza mbasuhuze, nizere ko mumeze neza. Ko Bruce yaratangiye abivuga, ndabanza ntangire nanashima ko mwabonetse uyu munsi w'umuganda. Ntabwo biba byoroshye, ariko twishimiye ko muhari mukamwitabira ubutumire bwacu. So rero ntagoranye muri rusange. Iki gikorwa ni cy'imyaka 20 twatangiye dutekereza ko twabikora umwaka ushize ntibyakunda, birangira bibaye umwaka kugira ngo binahure kuko n'imyaka 20 ko natangiye nagiye muri studio, indirimbo ya mbere ikajya kuri radio hari muri 2006 muri mu kwa gatanu. Navuga ko rero aribwo bihuye neza, ubu ngo ni imyaka 20 irenze amezi, wenda ubwo ni mu kwezi kumwe cyangwa se n'iki gihe n'ubundi. So tutarekereza rero gukora iki gitaramo, tugerageza gushaka amatariki meza kugira ngo tugikore tugira nziza, kugira ngo twitegure neza. Yaba itariki ya 1 z'ukwa munani nk'uko mwabibonye, tutangira rero procedure zose, tugerageza guhura na partners kugira ngo igikorwa cyazabaho.
ari naho nafatira umwanya ngashima Primus, ngashima Bank of Kigali, nkanashima BK Arena yatworohereje muri rusange kugira ngo igikorwa kibe byakunda. Rero navuga ko urwo rugendo rurimo indirimbo nyinshi zishoboka, yaba izo nakoze ku giti cyanjye, yaba izo nakoranye n'abandi bahanzi, yaba izari izanjye nakoranye n'abahanzi n'izo bansabye gufasha n'abandi bahanzi. So harimo ibintu byinshi, niho natwayemo Primus Guma Superstar, natwaye awards menshi, natwaye ibintu byinshi bitandukanye bitegura muri rusange iki gikorwa kugeza iki gihe cy'imyaka 20. Navuga ko n'ibindi bintu umuntu aragenda arushaho kubisobanura bitewe n'ibibazo wenda muzo kutubaza, numva nahiniraho, ariko muri rusange icy'ingenzi ni ugushima cyane abanyarwanda ubwo batweretse urukundo n'uburyo bitabiriye kugura amatike y'igitaramo agahita ashira. Mbikuye ku mutima, ndashima cyane abantu baguze amatike, kandi nanabizeza ko igitaramo byagenda kose nzaba irenze 100%. Arakoze cyane rero King James, ni ijambo ryibanze kuri we. Uno mwanya rero ntabwo umuhanzi yabaho atagizwe n'abafatanyabikorwa. Turabizi twese uruhare rwe arukora n'abandi bagakora urwabo. Abagabo bari imbere yanyu bagize uruhare rwabo rukomeye mu rugendo rwe. Reka tunahere kuri Primus, ngira ngo bo bafite na fierté yuko no muhungu wabo. Primus, ku ruhande rwa Bralirwa, ikaze mudusangize itanyabukorwa bwanyu na King James. Urakoze. Urakoze David. Nitwa Parfait Muvunyi, yanamagarariye ikinyobwa cya Primus. Natwe dutewe ishema no tufatanya igitaramo cyo kwizihiza imyaka 20 na King James. Umuhanzi nuko nabo yabigarutseho, yazamutse muri career ye hamwe na Primus. Igihe twabaga duhari, Legend wa Guma Guma, ibihe byiza duhaye, ndetse na Primus. N'ikindi gihe nanone cyo kongera gufatanya nawe mu gitaramo kizihiza urugendo rwe. Primus nanone ni ikinyobwa buri gihe giterwa ishema no kuba abantu bahuriye hamwe bishima babona vibe. So iki gitaramo cya King James ni bumwe muri ubwo buryo n'ubundi usanzwe tufatanya n'abahanzi gutanga ibyishimo, vibes za Primus. Rero natwe mana kuba turi hano. Urakoze. Kugira ngo ibintu bimaze kumenyekana ko Bank of Kigali ni banki y'abantu bose, ni banki y'abanyarwanda mu ngeri zose, yaba mu myidagaduro nka King James, yaba mu mikino, yaba ndetse no mu zindi serivisi zindi, ubuhinzi, noneho tukagira umwihariko wo kuba dufasha abantu kuri serivisi zo kwishyurana mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Rero kwifatanya na King James muri iyi myaka 20 ya celebration y'imyaka 20 ni ikintu kidutera ishema, kandi twishimiye kuba turi kumwe nawe. By'umwihariko bikaba bizabera no mu nyubako twitirirwa nka Bank of Kigali ya BK Arena. Rero mu rwego rwo kugira ngo dukomeze gufasha abahanzi gutera imbere, niyo mpamvu twavuze ngo tugendane nawe, tumushyigikire muri iki gikorwa cyiza cy'ingenzi, kandi dufatanye twese hamwe mu kuzamura yaba brand ya Bank of Kigali ndetse na business ya King James. Murakoze. Thank you so much, Bank of Kigali, investing in Rwandans. Thank you so much for being with us. So reka rero duhe ijambo uriya mugabo bamubona agenda ibirometero byinshi bamenye ibimugenza, ariko ni Alexis uhagarariye BK Arena. Alexis, BK Arena, ijambo ni ryanyu. Urakoze. Amazina yanjye ni Sharangabo Alexis, mpagarariye QA Venue Solution, ariko venue BK Arena. Cyambere nuko nishimye kongera kubana namwe. Twe tuba mu bwiza tujya mu bundi. Ntuze gutanga amateka cyane y'abantu duhura. Umugabo ngira ngo mu byo hanze, ejo bundi rero hashize amezi make mubonye aje hariya, turamwakira dutangira ibiganiro. Nta mezi menshi ashize tumwakira nk'uko dusanzwe twakira abandi, nk'uko njya mbivuga. Rero turishimye ko tugeze kuri uyu munsi, kandi haracyari iminsi mike, ariko BK Arena yo naho amateka. Tumaze kumva igikorwa cya King James,
turaganira n'ijye muntu wa mbere ngira ngo twahuye hariya numva ari igikorwa cyiza rero natwe rero BK Arena twashizemo partnership ngira ngo biraza kuvugwaho nyuma ariko ni mu buryo bwo gukorana n'abahanzi ariko si muri mu myidagaduro gusa ariko no muri siporo n'ibindi bikorwa byinshi ariko rero by'umwihariko kuri James natwe twashaka kuba part of yayo mateka y'imyaka 20 rero BK Arena nk'uko muyizi ahantu heza cyane ibitaramo byiza hakorerwa ibintu byiza ibintu by'amateka rero tubifurije kwitegura neza kandi natwe turi kumwe nk'uko dusanzwe twakira abashitsi bacu abaklienti bacu ariko kandi nanashimira n'abafatanyabikorwa nanjye kuko BK Arena itself nubwo twagira mu partnership hazamo BK Primus n'abandi bifasha umuhanzi cyangwa ari wese wakoreye kuba yamworohereza mu bindi bikorwa so BK Arena rero itself ikora ibishoboka ariko n'abandi bazamo birabafasha rero sinjya muri detail cyane haraza kuba umwanya kuko hari ibyo natwe bashizemo tuzanafasha n'abagura amatike counts n'ibindi byiza byinshi ariko intego nuko dushira hamwe turaza kubiganiraho kugira ngo igikorwa kizagende neza nitumara kujya mu mizi neza y'igikorwa uko giteye murakoze Imana ibamugisha yarakoze cyane rero Alexis so ingamba yaturemereje aha rero ni ikomeye ntabwo ari igitaramo cya King James gusa no kuganira namwe ariko mbere yuko dusanza ijambo riva imbere rijya mu bakurikiranye kino kiganiro reka nsubize ijambo Bruce kugira ngo mu by'ukuri agire itangazo ryihariye agenera abitabiriye ino press conference ku bijyanye n'igitaramo cy'imyaka 20 cya King James. Bruce. Nk'uko King James yabigarutseho amatike y'igitaramo cya mbere cy'umunsi wa mbere twayashyize hanze amatike aragurwa arashira so nyuma yuko ashize twabonye amakomantere y'abafana benshi bavuga ko twashaka kuza mu gitaramo ariko amatike ntabwo twayabona bamwe na bamwe basaba ko n'igikorwa cyajya kuri venue nini irutaho ariyo Stade Amahoro ariko tubirebye dusanga dufite igihe gitoya gutegura concert muri stade murabizi ko gutegura igitaramo cyo muri stade bisaba ibintu byinshi so aribwo twafashe umwanzuro wo kongeraho umunsi wa kabiri so ubu ngubu umunsi wa kabiri uri confirm amatike azasohoka tariki ya mbere z'ukwa gatandatu ariho kwa mbere so n'abatarashoboye kubona amatike y'umunsi wa mbere nabo bazashobora kuza kuri concert ya kabiri. Arakoze cyane rero itangazo nyamukuru King James 20 year celebration ifite day 2 ariko mbere yuko sorry day 2 izaba tariki 2 z'ukwa munani so n'umunsi ukurikira ya mbere nka organizer rero harabitangaje ariko ubishyira mu bikorwa ntekereza ko afiteho commentaire bijyanze bikunze mbere yuko tubahira ijambo kugira ngo mugire ibibazo bitandukanye mubaza King James ngaho tuganire kuri day 2 ibisanzwe iyi headline mufite headline kugera mu kwa munani kuko nta nari mu byari byaba na gato ubu rero ijambo ni iryanyu mwongere mbasabe ikintu kimwe urivuga izina igitangazamakuru wazi ikibazo cyawe ahubwo nsaba abantu yuko undi niba hari icyo yabaje gisa n'icyo nta mpamvu yo kugisubiramo kugira ngo twihutishe gahunda ko n'ubundi twari twatinze ariko tubikore twihuta. Austin turagusuhuje. Urakoze nitwa Janvier umunyamakuru wa Nyarwanda ufite ibibazo bya 2 gusa cyane nabanza gushimira James nasushije mu myaka itambutse navuga ko ari umuhanzi wa Rwanda yabikoze sinzi niba ari undi ariko David avuga ko 2006 twari duhari n'ibyo koko twari bato ariko umuntu agerageje gusoma abona ko ari umuhanzi wa mbere wabashije kugurisha amatike mu gihe cy'iminsi 3 nashimira na Bruce umufashe kwishyura igitaramo ahubwo ikibazo mfite James mu myaka 20 ishize uri mu muziki ari umanza kubwira ko wenda ibyiza byaruse bibi cyangwa se bibi byaruse byiza imyaka 20 ishize uri mu muziki uvuga ko yaranzwe n'iki hanyuma be yayo utubwire kuba amatike yarashize mu
minsi 3 abafana bawe baguha iyihe shusho? Ni abafana bafite ubushobozi bwo baceceka ariko bagakora? Dusubize nawe. Hanyuma kuri Bruce numva byari ibihe bitoroshye kuri mwebwe kuba abafana babwira ati amati yarashize tujye muri stade Amahoro. Iyi nama yarabohore ubundi kuki mutafashe stade? Nagiye mbona abayobozi mu nzego zacu za guverinoma basaba abahanzi gutinyuka stade Amahoro. Neje ubundi state minister yabisabye James ati turabakeneye muri stade Amahoro. Habuze iki? Murakoze. Arakoze cyane ku bibazo bitatu muri kimwe. Ndashimira James na Bruce n'abafatanyabikorwa, ariko ndashaka kubaza akenshi abahanzi dufite abenshi bakoze mbere ubu bari gutangira imyaka 20, 15 gutyo, ariko abenshi bagira ubwoba bwo gutegura ibikorwa byabo kuko bavuga bano bishobora kutaba biri nk'uko bigomba kugenda. Ni iki wababwira abandi bahanzi mwakoze mu bihe bimwe kano kanya bataratinyuka ngo bakore igikorwa nk'uko wagikoze? Unatubwira niba wari ufite ubwoba ujya kubuvuga utereka muri myaka 20? Reka tubanze dusubize ibyo uburyo ku bijyanye n'abafana banjye, niba ari abantu baceceka ariko mu gihe cyo gukora bagakora, nibaza ko nibyo ntabwo ugiye kure y'ukuri. Iyo hari igikorwa n'ibintu byatangiye kera, ariko abantu bo ntabwo babibona, ariko ngenda bizi kandi ari nabyo nishimira, ari nabyo nshima. Ari nayo mpamvu akenshi iyo ngiye gukora ikintu mbanza kureba mu bafana banjye hari iki. Navuga ko rero ni n'ibintu byiza, ni n'ishema kuri njye, kandi ndanajyanira n'ikibazo cye na Babu. Njye ntabwo banabifite kuko ndabazi neza ko bakora, kandi n'ubundi nibo babinsabaga, ari nabyo nahereka bivuga. Nkunda gukora ikintu nabanje kureba uko babibona n'uko batekereza ibintu dushobora gukora, ko bafata na famiye cyane kuruta birinda kuba wakora ibintu bitari ku murongo. Navuga ko rero ntabwo banarifite. Nembi icyatunguranye ni uko amatike yashize mu minsi 3, ariko kuba bari kuzayagura no kuba igitaramo cyagombaga kuba byo nari mbizi ko bigomba kuba. Sinzi niba hari ikintu nasubije. Abandi bahanzi ntabwo waba umaze imyaka 20 udafite n'ubundi abo bafana b'inkingi bari ko nabita barahari. Abandi bahanzi icyo nababwira nyine batinyuke, barashoboye, batinyuke nyine gukora ibitaramo. Abakunzi bacu bahari kugira ngo baze, ashobora kutazaza n'abakunzi banjye gusa, hakaza n'abakunzi b'abandi bahanzi bishitse bagasapotinga music. Navuga ngo rero ntihagire ikibatera ubwoba, nanjye ndahari kugira ngo basapotinga abazanye. Imyaka 20 ni imyaka myinshi nk'uko wari ubivuze, ariko hariya rumajije ngo yaranzwe n'ibyiza cyangwa n'ibibi. Navuga ko ngiye igihe kinini cyanjye cy'imyaka 20 yaranzwe n'ibintu byiza 90%. Ntabwo nigeze ngira ibintu bibi nabonyemo, keretse za struggle nyine murabizi iyo utangira, ibyo ntabwo byabura. Ndetse na industry turimo murayizi, ntabwo haburamo utuntu duto, ako ni nk'akandi kazi nyine gushobora guhura n'akantu kakugonze. Ako 95% rwose ngiye umuziki wanjye uko nabikoze, uko nabiteye bikerezaga, byakomeje kugenda neza kugeza kuri iyi myaka, kugeza ubwo nyine twicaranye. Ibya stade na James yabikomojeho, gutegura igitaramo muri stade kandi ufite ibyumweru 2 cyangwa 3 byo kubyanansinga, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Maybe niyo twaba turi 100% sure ko abantu bahuzura, ariko experience nayo irakonta. Ugomba kumenya udashobora ko sound imeze neza, ibindi byose ku ruhande imeze neza. Ibyo byose ntabwo twari gushobora kubikora mu minsi mike, ariko biraduha ishusho y'uko umufana akunda indirimbo za James, akunda indirimbo nyarwanda. Ibitaramo bikurikira ntawamenya ngo agiye kurikira za concert zo muri Stade Amahoro. barakoze cyane rero. In round, ariko murayibuka y'isore ya mbere ari muri Aberubunga, uwibyibuka nawe ijambo turebe. Mbere umuvandimwe nta kibazo yagira ikibazo nawe kurikira. Murakoze. Nitwa Muvunyi, nkorera Ibuga Global TV, ndi n'umufana wa Arsenal. Ikibazo ngiye gushaka kukibaza Bruce mbere na mbere, itike zaraguzwe mu minsi 3 ziba zirashize, igitaramo hitamo gufata icyiciro cya kabiri cyo ari nazo tike mugiye gushyira hanze. Impungenge zihari kuba itike zaraguzwe muri minsi 3 zigashira,
mukaba mufasha undi munsi ukurikiraho mugashyiraho izindi tike zigiye kujya hanze. Mwaba mufite icyizere koko niba hano mu Rwanda abantu bakonsuminga ibintu byerekeranye n'umuziki ko iminsi ibiri ikurikiranye ibyo bintu bizakunda? Cya kabiri ndakibaza King, umuhanzi wese cyangwa se n'undi muntu urimo gutegura ikintu uwashyizemo ingufu zishoboka kugira ngo uwo munsi uze neza, ntabwo twaba tugiye gupfunyikirwa ku munsi wa kabiri kubera ko ingufu zaba ziragiye ku munsi wa mbere. Umunsi wa kabiri twaba tugiye gutuburirwa. Muze kutubwira n'icyerekeranye kirimo kuvuga yuko amatike ashobora kuba yaradevarinzwe hanze y'igihugu, mukaba mwahisemo kuvuga ngo mu Rwanda nabwo tugiye kubaha umunsi wanyu izambe zaragiye hanze y'igihugu. Murakoze. Export y'umuziki nyarwanda ku isoko mpuzamahanga. Ibyo bibazo nari mfite, ariko nifite n'ikibazo kuri banki ya Kigali. Mu banki ya Kigali kwizihiza imyaka 60 imaze, no kubera iki mwahisemo iki gitaramo mu kwizihiza isabukuru niba ariko nabyita, ariko ubwo ndaza no kujya kuri bika. Bwa mbere tubonye umuhanzi nyarwanda agurisha amatike mu minsi 3, ndavuga mu gihe gitoya. Ibi ngibi biraduha ishusho ki nka venue yifuzwa kuruta izindi mu gihugu? Biraduha iki ku ishusho y'imyidagaduro n'icyerekezo cyayo muri rusange? Murakoze. Kadusubize ibyo ngibyo. Abanza nsubize mugenzi wacu arubajije ikibazo kijyanye n'uko ese igitaramo cya mbere navuga ko umuntu akurikije izina ry'igitaramo cyitwa 20 Years of King James, imyaka 20 ya experience, ntabwo nibaza ko gukora ibitaramo bibiri byagora umuhanzi umaze imyaka ingana gutya aririmba. Ku ruhande rwanjye ariko nibyo numva nk'umuhanzi, ari nabyo nshaka no kubwira abanyarwanda bazitabira icyo gitaramo. Ari no mpamvu maze amezi 2 deja ntangira repetition, ni kubera ko nifuza gutara icya mbere deja twari twagitangiye, urumva ko kiri mu nzira nziza. Ntabwo ko rero abantu ntibagire ikibazo cyo kuva mu munsi wa kabiri bizagenda gute. Nzatanga ibyo mfite ko nari dusanzwe twara n'amatuba atandukanye, nabwo uririmba umunsi umwe ukaririmba n'umunsi wa kabiri. Ibyuko yenda ngo igitaramo cya mbere turi kubitegura neza ko bizagenda neza. Icyo nabwira abantu gusa ahubwo bo bazazi ko ni celebration, kandi nzabaha nk'uko nabivuze dutangira icyo nkwiye kubaha. Ikindi byo kuvuga ngo amatike ashobora kuba yaraguzwe ngo n'abantu batari baba diaspora, sinzi yenda aho byavuye. Nabo nanjye narabibonye of course, ariko icy'ingenzi nuko amatike yaguzwe. Wenda nakuraho urujijo ahubwo bitwa nagiye mbona ngo ni ibintu ngo byateguwe ngo na diaspora ngo bagura amatike y'abantu ngo baba sinzi ibintu nagiye mbona bitaragize, ariko abantu baguze amatike ku giti cyabo, uburyo abantu baguze amatike, kandi ndanabumva bafite izo mpungenge ko n'ubwa mbere nyine bibaye. Niyo mpamvu ntihabaho, iyo habaye igikorwa cya mbere ntibibura n'ibijyana nacyo nyine bidasanzwe n'ubundi nk'amakuru nk'ayo. Ni experience nziza, twebwe twarayenjoyinze cyane n'abategurana, ariko hagati hazaho na cya kintu Jean yageze kubaza, abantu bacu bakunda gukora ibikorwa cyane kuruta ibindi. So ntabwo ko rero abaguze baraguze, twibaza ko twiteguye ko n'abandi nabo bari buze gukora. Hari ikindi yarabajije mugenzi wacu kijyanye na Murakoze. Nabajije ibijyanye no kugurisha amatike mu minsi 3 niba bitaraguteye igitutu. warumajije ibijyanye n'igitutu. Muri rusange njye nta gitutu byanteye, personally nta gitutu byanteye, ahubwo ikintu wenda navuga ko cyangoye cyangwa cyanatuguye nka team ni ukumenya ikigomba gukorwa, kuko ubusabe bwahise buba bwinshi cyane bw'ikigomba gukorwa, aho uhura n'abantu bakubwira bati none se biragenda gute ko twe dukeneye amatike. Rero mwarabonye no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ukeneye amatike biragenda gute. Ntabwo ko muri icyo gitutu nahise njyaho, ari no mpamvu nishimiye uyu munsi ko byibuze twica aha tuvuga ko habonetse solution yindi ishobora gutuma byibuze abantu bose baza. Twibuke ko iyi celebration nta competition turimo, twe dushaka kuririmbana n'abakunzi bacu bakazana igitaramo tukaririmbana, yaba iminsi you never know. Turashaka celebrating 20 years. nsubije ku kibazo babajije, nk'uko dutangira iyi proje twari dufite gukora event imwe. So amatike yaguzwe rero gutyo iminsi 3 na request zije nyinshi,
icyo twe twakoze ni ukumvira abafana icyo bashaka. Ntabwo byari kuba byiza twe tuvuze ngo ke abayahuze ngo birabareba. Turi hano ku bwabo, niba ari bo babyisabira, akazi kacu no gukora ibishoboka byose bigashoboka. So nabo rero nibo tugiye gusaba, turi hano gusaba no kugura amatike, umunsi wa kabiri nawo ukaba wuzuye, noneho ya mateka tukayakora yuzuye noneho neza. Mu myaka 60 urumva King James tugendanye urugendo rw'imyaka igera muri 20. Ni igikorwa gikomeye cyane, biragoye cyane ko iyo ugiye muri data z'amabanki kugira ngo ubone umuntu umara imyaka 20 ari umukiriya. Icyo ni kimwe. Ikindi kandi ni uko turi banki, no mu minsi ishize twashyize hanze products zigenewe abahanzi by'umwihariko. So turi mu gihe cyo kugira ngo dufatanye n'iyi industry, tuyigire kenshi babifata nka industry iri informal, ariko noneho turakorana n'abandi ba partners batandukanye kugira ngo industry tuyigire formal. Abantu aka kazi bakora umunsi ku munsi kabatunge, nk'uko uwicara muri office nawe ako kazi kamutunga, kandi n'igihe kariyeri yiwe irangiye nawe akaba yakomeza gusarura. Ikindi ni uko ntabwo ariyo concert yonyine dufatanyije muri uyu mwaka, hari n'izindi zitandukanye zagiye ziba, hari n'iyabaye ejo yewe y'abanyamahanga, hari n'indi iri uyu munsi. So turahari kugira ngo dufatanye n'iyi industry. Ikindi ngira ngo batakomojeho ni uko mu kugura amatike, uruhare rwacu noneho twebwe turaza twaba tuzi King James are ready, please mutegura are ready, venue is ready, noneho twebwe nka Bank of Kigali uruhare rwacu ruruhe. Niho rero njya mu matike mwarayibonye ko hariho discount ya 20% igihe wishyuye ukoresheje ikarita ya BK. N'ubu ngubu kandi kuri day 2 nuko bizaba bimeze. Mu gihe cyose ushaka kugura tike ufite ikarita ya Bank of Kigali uzajya ubona discount ya 20%, yaba tike mu cyiciro icyo ari cyo cyose, yaba VIP kwa kundi ziba zipanze, itike yose uzashaka uzabonaho discount ya 20%. Murakoze. Alexis baricyo baje ngira ngo niba numvise neza uko twabyakiriye, amatike yaguzwe n'umunsi wa kabiri byoroshye, twarabyishimiye. Twishimira ko ari intambwe again, njya mbivuga kenshi, ibintu byose ni record, kandi ureba ku rwego rujya ku rundi. So icyo ni icya mbere, amateka yanditswe muri BK Arena kandi akozwe n'umuhanzi dukunda cyane. Icyo ni kimwe rero, in terms of your business ibyo nta wabura kuba ko atabyishimiye, ariko ni akazi gakomeye. Buriya nyambabwira ko ibintu byose no gutinyuka. Hari abavuze impungenge, ubwoba bw'umunsi wa kabiri, ibyo ntabwo rwose bikora. Wowe ufata umwanzuro then ugashaka strategy noneho yo kubigeraho. Icyo navugaga nuko habaye inama nyinshi cyane, mubona twicara haba habaye ibikorwa byinshi. Ndi umwe mu bantu babona phone calls nyinshi kuko icyo gihe amatike yabaye sold out. Tugira ibitekerezo, ndibuka police ampamagara, nanjye bihura mfite request nyinshi z'abantu benshi, turabiganira umwanya muto, turahuza natwe BK Arena tubasha no gushyiramo indi partnership. So rero nta mpungenge ngewe kuri jyewe, my mentality is positive. Iyo wafashe umwanzuro w'ikintu ubu igisigaye sasa nayo matike tugiye gushaka uko agurishwa. Umuntu asaba mwebwe muri hano mubifitemo ubushobozi, kandi ikindi nacyo ibintu nk'ibi ngibi njya mbibwira abahanzi benshi n'abandi bantu abaza bose gukorera hariya, you have to have a great, kugira team nziza igufasha, kuko umuhanzi ntabwo yakwirika muri buri kantu, kuko nawe afite ukuntu ateza gutegura ibintu bye. Rero twakoze ibikorwa byinshi kugira ngo uwo munsi wa kabiri biratuvuna, ariko tubigeraho. Nuba ngo rero ntituhagarikira aho ngaho, we have to continue. Dufite marketing team, dufite teams zitandukanye zifasha aba client bacu cyangwa se abatuganye kugira tubigereho. Rero impungenge tuzihore kuko batukure mu nzira, tumufashe kugira ngo nuriya munsi tuwuzuze kandi ibintu bizaryoha. Murakoze. yacu twese amateka. Uraho ikibazo kamarade, uhite wimura karitsiye tuze hano gatoya. Congratulations kuri King James. Iyo urebye uburyo ukora ibintu byawe, gusohora post mu kwa gatatu, mu kwa gatanu kuri kurangira ugakora press conference, ni ibintu bigaragaza yuko ibintu byawe biteguye kandi biteguye neza. Burarirwa
rwitabiriye Primus Guma Guma Superstar runatwara season 2 ariko twabonye kuri liste y'abahanzi bazaperforminga muri biriya bitaramo utarimo niwe wabananije byagenze gute hanyuma Bruce Ntore ibanga ukoresha ni irihe kubera ko ibitaramo ukunze gutegura byose ubona ko bigenda neza 100% ni irihe banga ukoresha? Thank you so much. Thank you. Murakoze cyane, nitwa Nikiza. Ndaza kubaza ibibazo bibiri byonyine ariko ndahera kuri BK Arena. Igihe kirageze amateka y'Abanyarwanda n'abahanzi nyarwanda ari kugaragara ko bashoboye mu kuzuza iriya nyubako. Ntabwo ari igihe cyiza cyo kuba batangira no kugabanya ibiciro ku bahanzi bacu kugira ngo n'abandi bakomeze babikore bino bintu, bakomeze bakore muri ranse, bakomeze yuzwe n'Abanyarwanda cyane. Hanyuma ikindi gitekerezo nshaka kuba BK Arena, King James ni umuhanzi ukoze amateka cyane atarakozwe n'undi muhanzi wese, ashyizeho na Day 2. Nizera ko byaba byiza umuntu ashyizemo na iyi kode ikajya nk'ahantu yajya igaragara ko King James yakoze ibintu kandi mu wa mbere. Ndagatekereza niba King James ku munsi wa kabiri uzaba wakoze, mu munsi wa mbere uzaba watanze byinshi, uzatanze imbaraga nyinshi, ariko numvaga ndashaka kubaza niba nta bahanzi noneho ku munsi wa kabiri guteganya ko bazagufasha kuri umunsi mu rwego kugira ngo bigende neza. Murakoze. Akoze cyane rero. Ikindi muhereze Max kugira ngo bitatu babisubirize rimwe, turakomeza mu kanya. Murakoze, nitwa Jado Max nkorera Kiss FM. Nashaka kubaza King James, kwizihiza imyaka 20 mu muziki uririmbira abantu, hari abahanzi mwakoranye, hari abaproducer mwakoranye batakiriho, uratekereza kuzabaha umwanya ungana ute cyangwa se kuzabaha agaciro bakwiriye be n'abafana batazaba bahari nyine barotaga kuzagerana nawe kuri iki ngiki? Ikindi hari abafana ugira hakaba n'abakunzi. Birashoboka ko abafana bashaka kuza ku munsi wa mbere, abakunzi agashaka ku munsi wa mbere no ku wa kabiri. Uzabasha kumenya gute ko umuntu ataguze tike z'iminsi 2 akabangamira bataragize umunsi n'umwe? Murakoze. Ibibazo ni byiza neza ngo byarangiye. Katu uhereza umwanya rero basubize James. Murakoze. Yarambajije ikibazo cy'uko ntagaragaye muri Iwacu na Muzika, ariko navuga ko ntabwo igikorwa ejo n'Iwacu na Muzika ntiratangira, haracyari iminsi. Hari ibyo yenda tukiri kureba uburyo twabinoza neza, cyane ko nkuko mubyumva njye nanjye ubwanjye mfite iminsi 2 ya concert, indi cyane gufokasinga cyane ku bitaramo byanjye. Ibitaramo 2 ibitaramo by'amateka, ntabwo ari ibitaramo byoroshye, no kubiha umwanya wanjye wose na focus yanjye yose. So turacyari kureba icyashoboka, ariko nkuko n'ubundi ari Primus kandi nabo bari hano, birumvikana ko hazabamo flexibility mu buryo bwose bushoboka. So ikindi muvandimwe yarabajije ni ikijyanye n'igitaramo cya kabiri, niba hazaza abandi artistes. Muri rusange igitaramo nubwo nta bintu byinshi twakivuzeho mu bijyanye na performance, ariko mu byumvikana nicyo kintu kinini gitwaye nka 80% y'iki gikorwa turi gutegura, nari nacyo team iri kwibandaho cyane, kuva ku babyinnyi, ku bacuranzi, ku baririmba, ibyo bintu byose. So nibaza ko harimo surprise nyinshi zitandukanye, yaba ku munsi wa mbere yewe yaba no ku munsi wa kabiri. Hari amashushanyo yakoranye menshi n'abantu bazaboneka ku wa mbere, bazaboneka ku wa kabiri, hari uzaza hose. Harimo na surprise z'abandi artistes by the way. So navuga ko turi gushaka kugira ngo umuntu uzaza muri arena mu by'ukuri nyine tuzaselebrating iyo myaka 20 mu buryo bwose bushoboka, kandi bifashishwemo yaba artiste bagenzi banjye, yaba mwebwe muri hano, ndetse n'abakunzi b'umuziki wanjye. Hari ikindi bari babajije ikijyanye na Max yarubajije gutandukanya abakunzi, abazaza umunsi wa mbere n'abazaza wa kabiri. Ngira ngo nibaza ko icyo kiri technique cyane, nibaza ko amatike aratandukanye. Ko mbitekereza hari amatike ya day 1 akaba n'amatike ya day 2 aratandukanye. So uzaza day 1 nibaza ko ntabwo yaza muri day 2 ngo akoreshe tike ya kuvuga, birashobora kuba ngo gukunda yaza iminsi 2 rwose. Yego cyane, maybe kubatandukanya nibyo ntazi uko nabigenza, ariko rwose ni karibu, ushaka kuza kabiri azaze kabiri. Iki cy'abahanzi mwakoranye barimo Jay producer Junior, ufite
kanya izabaho iki? Nk'uko nabivuze turi gutegura performance ariko birumvikana iyo mufite abantu mwakoranye bakaba batagihari icyo cyubahiro kibagomba nk'uko nanjye bishobora kuzaba mu bihe biri imbere ni umuco mwiza ku bahanzi dukunze gukora so performance turacyari kwitegura ariko icyo cyo twamaze kugitekereza yaba Junior hari indirimbo yadukoreye njye na Albacino mu minsi ya nyuma yaba Jay Polly hari indirimbo dufitanye yitwa Cyahiye so nibaza ko n'ubundi biri muri byinshi bigize performance ubwo ningira amahirwe nacyo kigatoranya mu bizakorwa kuri performance birumvikana ko kizazamo for sure. Ndashaka gushimira ku byo wavuze ko ibitaramo byinshi dukora biba successful. Ndumva nta rindi banga rihambaye uretse gukunda ibyo ukora no guhozaho. Iyo myaka yose James wavuze azacelebratinga, I believe ko twari turi kumwe from the beginning, so guhozaho iyo myaka yose dukora ibitaramo nubwo bitasaga nk'ibiriho ngubu ariko uko tugenda dukora kimwe kitwigisha ikindi kikaduhereza experience ku yindi, so numva nta rindi banga rinini ariko urakoze. Korohereza abahanzi mu buryo bw'ubufasha, right? So nabivuga gute, ni ukuvuga ngo umuntu aba afite aho agejeje nawe, icyo kiraza ku byo mukunze kubaza ngo harahenze cyangwa ibiciro, ibyo nabyo birumvikana ko hari uko biteye, hari ibigonga, hari ibisabwa kugira ngo hakorere igikorwa. Natwe mu buryo twohereza nk'umwaka ushize naguha urugero inshuro twakoranye n'abahanzi n'uyu mwaka bigenda again nabivuga ko nshimira BK kuri partnership natwe dufitanye na BK biratworohereza natwe kugira icyo dufasha abahanzi, ariko nanjye sinakwemera naba nkubeshye nkubwiye ngo umuntu yazari akahabona ibyo ngibyo naba nkubeshye, ariko nuvuga ngo hari ibisabwa, hari kuza tukaganira tukakubwira ibisabwa ukatubwira igikorwa cyawe uko giteye. Naguha record nyinshi, hari nabo mu kwezi kumwe babivamo bakavuga ati hasa hanjye, hari no yewe ndibuka sinamuvuga ariko hari nabo duha n'ubwo bufasha akavuga ati hari n'ibindi byinshi ntarageraho numva ntabishobora, so we try our best, dukora ibishoboka bitewe nuko dufashijwe cyangwa tubonye ubushobozi buhagije, ariko kandi icya mbere ni intambwe yabo. Intambwe ya mbere ikorwa na nyiri igikorwa ugishaka, ibyo si muri mu myidagaduro gusa abahanzi ari no muri siporo n'ibindi cyangwa n'umuhanzi himself, ibyo ugeraho byose biterwa nuko how hungry or thirsty ufite muri icyo kintu. So rero dusaba abahanzi kutugana bakatubwira projet yabo tukareba ibishoboka, hari n'igihe twemerera partnership ariko umuhanzi nk'uko mbivuze akareba hari ibindi byinshi bisabwa. So rero banavuga ngo tugerageza uburyo bushobotse, ariko umuhanzi ateza nawe kuba afite level ariho kugira ngo bishoboke bikunde. Ariko ni ibintu uko mbivuga iteka, inyubako ni y'Abanyarwanda, abahanzi n'Abanyarwanda n'abanyamahanga baraza turabakira, rero bajye banashira hamwe. Hari nabo tubwira tumushyire hamwe mu gihe utaragera kuri level runaka, ushyira hamwe n'abandi turebe ko tubikorera hamwe bigende neza. So rero mubakangurire, mubamare ubwoba, bajye baza tuganire byanga, ariko wanagerageje ubutaha uzanaza wamenye ibisabwa. Murakoze, ngira ngo nagerageje. Yego tuzabikora. Oya ibyo avuga nibyo, hari benshi tubona ngo bakoreye aha, so hejuru ya nyakubahwa haze King James munsi, yego nibyo kakubayeho. So dukomeje gutangira mo hagati aho. Rero ubu tugiye muri session ibanziriza ya nyuma, sibyo? Tugiye kubifata ibibazo kuri Cassiano, turasubira hariya kundi turaje dufate bitatu hano, mbere mikoro
Isibo Isibo TV. Ndabaza King James, wavuze ko mwatwebwe mugiye gukora day 2 ariko nkurikije ibyo abantu basabaga umwana bikomojeho bavuga ko stade bakana precise bakavuga ati amahoro niyo yaba nziza kandi isanzwe yakiri mu 45. Mutekereza ko umunsi mwa day 2 nayo ya amatike yashira vuba bakababwira ati twarababwiye ngo mushyire muri stade muranga, mufite ubushobozi bwo kuzahita mukora day 3 kugira ngo umuntu wese ntazacikanwe? Hanyuma icya kabiri, iki gitaramo cyawe cyakweretse ishusho yihe? Byagoye task yuko ugiye gukora ibitaramo wenda bihoraho bigaruka mwaka amafestival, ikindi mu rugero rw'imyaka 20 niki cyagoye King James, niki cyamworoheye? Narakoze cyane rero mbere umukadaho ngaho mikoro kugira ngo kibi cya gatatu. Murakoze cyane. Njyewe nifuzaga gushimira King James by'umwihariko ku myaka 20 amaze ari umuhanzi, ariko nanone ari kuri top level. Ni ikintu gikomeye cyane. Imwe muri karagiteri ziranga King James nuko adakunze kugaragara cyane muri social media. Nagira ngo adusangize gato ya kuri experience cyane atanga inama ku bahanzi bashya tubona iyi si turimo idusaba cyangwa ibasaba kugaragara ku mbuga nkoranyambaga cyane bavuga umunsi ku munsi. Ese cyaba ari kimwe mu bintu byagufashije kuba abanyarwanda bakigukunze kuri uru rwego na record wanaciye? Ariko nanone abanyamakuru benshi twatangiye gutekereza kuri rebo waciyemo kandi kagukunda ariyo blessinga gisa wa murongo wa ba grand frère bawe ba blessinga impano cya abandi bakora bounce back, waba udufitiye surprise nimba atari ibanga nabyo bitubwireho. Murakoze. Okay, tube dusubije ibyo. Okay, atari kuri Cassier hari icyo yaravuze, ibibazo byabaye byinshi bimwe ndi kubivanga. Arya cyari cyakunguye niba ego of course birumvikana twiyumvise neza cyane agira ngo ni amasaha ya mbere 28 50% ndumva zari zamaze kugurwa 50%. So Bruce niwe n'ubundi wabikurikiranaga, so mu kubitubwira twese ya mutwari tubyutse twese biradutungura, twiyumvise neza cyane. Ariko nkuko nkunda kubivuga ikintu nicyo kibaye igitekerezo kigomba gukurikira, ko mu minsi 2 yakurikiye n'indi matike yari yashize ikintu cyose gikurikira ni what's next. Harabikize ko abantu bari kutubwira ko amatike nyine yashize harabiki. Nibaza ko ubu munsi wa mbere nakubeshye mu mutwe wanjye usa naho nahise numva ko ubaye, ahubwo nibaza ko abantu muri rusange batabonye amatike cyakorwa. Ntabwo ko uko niyumvise, ariko byarantunguye.